Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Dushimiye Imana y'amahoro muri iki gitondo. Ni igitondo cyiza Imana yaduteguriye kugira ngo tubwire abantu imirimo yayo, imirimo y'Imana. Imirimo y'Imana niki Imana yaturindiye, niki Imana yaturindiye ni ukugira ngo dutekerereze abantu imirimo yayo, imirimo y'amaboko yayo. Kongera rero gushimira Imana muri iki gitondo nk'uko nabivuze. Ni Pasiteri Gatera Jose guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Imana ibaha amahoro, Imana ibaha umugisha. Turabishimiye, twishimiye kongera kubana namwe, twishimiye kongera kuba mu mwanya mwiza nk'uyu, twishimiye kongera kuvugira imbere y'iteraniro rigari cyane tubwira abantu imirimo y'Imana. Imana ishimwe. Kandi tuboneraho no kubasuhuza mwese abadukurikirana, inshuti za Kristo, abakunzi b'umusaraba, abakunzi ba Philadelphia. Data wa twese abishimire kandi abaha umugisha rwose. Abo dukorana uyu murimo, abo dufatanije, abanyamasengesho, abavuga butumwa, mwese Data wo mu ijuru abishimire. Abaduhamagara bakatubwira ko hari icyo Imana yakoze mu byo twasengeye, mwese Imana ikibagirira neza. N'abatabishoboye ariko babyifuza, Kristo ajya abashyigikira. Rero turi kumwe n'umushumba wacu nk'uko bisanzwe. Reka basuhuze anasengera uyu mwanya kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Turabashubuje bene data, igitondo kiza, Imana ibane namwe. Tunejejwe n'Imana, tugiye gusengera ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mana urera kandi urakiranuka. Tubanje kugushimira kuko twabyutse turi bazima, tuhumeka mwuka w'abazima. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Tusengeye ijambo ryawe tugiye kumva kubw'uyu mwanya uryezo ritunganye, weze kirere, twagaritse imbaraga zose z'umwanzi Satani. Bene data bagiye gukurikira iri jambo, nabo bafashe ribagirira umumaro, abarwayi ribakize, ababoshwe ribabohore, abacitse indege ribongerera imbaraga. Mukozi wawe mushoboje umukomeze, umwambike tena imbaraga z'umwuka wera, ntabe ari we ariko abe mwuka wera. Twirukanye by'umwijima byose, Mana udufashe iri jambo ritugira umumaro iki gitondo, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Mana imuhe umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yoshua. Igitabo cya Yoshua ni igice cyaho cya mbere, n'ubundi turahera ku murongo wa mbere nk'uko bisanzwe. Yoshua igice cya mbere duhereye ku murongo wa mbere, hanyuma turagira ku murongo wa karindwi. Turagira ku murongo wa karindwi twumve icyo Imana ivugana natwe muri iki gitondo, twumve icyo Imana idushakaho. Reka tuasome Yoshua igice cya mbere murongo wa mbere kugeza ku murongo wa karindwi. Umutwe w'ijambo iratubwira iki? Imana itoranya Yoshua ngo azungure Mose. Murongo wa mbere. Ubwo Mose umugaragu w'Iteka yari yamaze gupfa. Ubwo Mose umugaragu w'Iteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yoshua mwene Nuni umufasha wa Mose ati. Uwiteka abwira Yoshua Uwiteka abwira Yoshua umwene Nuni umufasha wa Mose ati. Umugaragu wanjye Mose yarapfuye. Umugaragu wanjye Mose yarapfuye. None ubu ngubu haguruka wambukane n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani. Wambukane n'abantu bose muri kumwe ruriya ruzi rwa Yorodani. Mujye mu gihugu mbahaye. Mwebwe Abisirayeli. Gatatu. Aho muzakandagira hose. Ndabahaye. Nk'uko nabwiye Mose. Uhereye mu butayu. No kuri uriya musozi Lebanoni. No kuri uriya musozi Lebanoni. Ukagera ku ruzi runini rwitwa Ufurate.
ukagera ku ruzi runini rwitwa Efurate. igihugu cyose cy'Abaheti, igihugu cyose cy'Abaheti, no kugeza ku nyanja nini y'iburengerazuba. nirwo rugabano rwanyu. urumva ko Imana iri kubagabira. nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose. nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. nguko nabanaga na Mose. nuko nzabana namwe. sinzagusiga nawe. sinzagusiga kandi sinzaguhana. murongo wa 6. komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye. bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasogokuru babo. murongo wa 7. icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose. umugaragu wanjye Mose yagutegetse. ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso. kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Amen. Imana itugirire neza. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi namuha umugisha kuko adusomeye. Hanyuma umutwe w'ijambo cyangwa se intego y'ijambo iravuga ngo menya impamvu y'agakiza kawe. menya impamvu y'agakiza kawe. menya impamvu Imana yaguhaye agakiza. menya impamvu Imana yaguhamagaye. buriya biba bibabaje iyo umuntu atazi impamvu abayeho. uriho kuki uriho, kuki urindwa, kuki warinzwe, kuki wasigaye, kubera iki ufite akazi hari abatagafite muturanye, abo muvukana bashomereye, kuki wowe ukora, kuki wabonye agakiza, hari abandi mwiganye, hari abandi mwavukanye, hari abandi barushye, hari abandi birirwa bivuruguta mu byaha birica kandi murabizi ingaruka y'ibyaha ni urupfu. kuki wowe wakijijwe Imana ikagutoranya ikaguha agakiza? menya impamvu y'agakiza kawe. ese wakijijwe kubera iki? kubera iki Imana yaguhaye agakiza? kubera iki ufite umuhamagaro? uwo muhamagaro wawuhawe kubera iki? kumenya impamvu kumenya impamvu. ndagira ngo uyu munsi twisobanukirwe, tumenye impamvu turiho, tumenye impamvu turi muri ibi bintu bya Kristo, tumenye impamvu twinjiye muri ibi bintu, tumenye impamvu twinjiye mu bintu by'agakiza. ese ni ukubera iki? ni gute nisanze narabaye umurokore nkareka ibintu byose nkakurikiza amabwiriza ya gikirisitu, bya bindi abarokore badashobora bagize kirazira, kuki nabigiyemo? hari impamvu. ugomba kumenya. numara kumenya uzamenya uko witwara, uzamenya uko wifata, uzamenya uwo uri we. numara kwisobanukirwa uzakora iby'ubutwari, uzakora ibintu byiza, uzihanganira mu kibazo. ntabwo uzahuhwa n'umuyaga uwo ari wo wose ngo uguhindaganye.
numara kwimenya ukisobanukirwa ukamenya uriwe, ukamenya ko agakiza wahawe ari ubuntu, ukamenya yuko kuva wakizwa ukajya mu mazi menshi ukabatizwa ukajya mu mazi menshi, kuva wajya mu rusengero, kuva warekura bya bindi, hari ibintu wazibukiriye, hari ibintu waretse. Rero hari impamvu waretse biriya bintu byose by'urugomo by'ibyaha, hari impamvu. Noneho numara kumenya impamvu yabiguteye, wongere ukomere ushikame imbere y'Imana. Imana itugirire neza. Wari ukwiriye kumenya impamvu wowe ukora ufite akazi, wari ukwiriye kumenya impamvu wowe wabyaye hari muturanyi wawe utarabyara, wari ukwiriye kumenya impamvu Imana yaguhaye umwana hari abatamufite, wari ukwiriye kumenya impamvu Imana yaguhaye urugo hari abatarwubatse, wari ukwiriye kumenya impamvu wowe ugenda ureba hari abantu batabasha kureba, wari ukwiriye kumenya impamvu ugifite ingingo zose hanyamara hari abo mu ngana zidahari. Warakwiriye kumenya impamvu wicaye kuri iriya ntebe, uri muri iriya biro, uri impamvu uri mu isoko ufite iriya seta, ubayeho kuki? Iyo mpamvu ni iyihe? Kuki Imana yakugiriye neza? Wimenye, wisobanukirwe, umenye impamvu. Bibiliya itubwiye Mose, itubwiye Yoshua. Uyu Yoshua yabanye na Mose, baturukanye muri Egiputa, bavananyeyo. Nubwo Mose yari yarigeze kuvayo, igihe bagira ngo bamwicara ahunga, baramwohera ngo nikigende kizicwa n'ubutayu, kizazira ibindi ntitugiye gushyiraho kumena amaraso yacyo, ariko wari umugambi w'Imana. Mose yigeze agaruka muri Egiputa aje gucungura Abisirayeli, abakura mu maboko ya Farawo akoreshejwe n'Imana, barahagurukana bagendana urugendo rutari rutoya, bambukana inyanja itukura, ariko bageze mu nzira urugendo runanira Mose. Ramunanira, arananirwa, atsindirwa mu nzira. Nari umugabo ntihabwa intebe. Hari abantu birirwa bakandagira abandi ngo twe turabimenyereye, twe twarakijijwe, muje vuba. Oya. Ahubwo se kubimenyereye, kubitinzemwo, uracyahagaze neza? Uracyakora ibyo Imana ishaka? Impanda ivuze uyu munsi wagenda? Ko twamaze kumenya ko Yesu azaza nk'umujura, ko twasobanukiye ko azaza nk'umujura. Ntabwo umujura ateguza, nta tangazo ashyiraho ngo avuge ngo uyu munsi ndaza, iri joro ndaza ndacukura inzu. Oya, ujya kubona ukabona uratunguwe, ugatungurirwa mu nzira ugenda, umuntu akakwitambika n'icyuma n'inkota n'imbunda se, biterwa n'uko yabiteguye. Akagutungura, akakwambura ibyo ufite, akagukuraho amatelefone n'amashakoshi, bamwita umujura. Ujya ukumva urugi baruguciriyeho, ukumva ingufuru ukabona inzu bayicukuye, ariko ntububizi. Waryamye ushima, uvuga ngo haleluya, wishimye, unezerewe, ndetse uhamagara abantu ngo ejo mu gitondo tuzabonana saa moya ndaba nkugezeho. Wajya kumva ukumva umuntu agufatiyeho inkota, bamwita umujura, bamwita umubi. Rero twamenye ko Yesu azaza nk'umujura. Uko umujura yinjirana umuntu, niko Yesu azagaruka. Kuvuga ngo warakijijwe, ngo ibyo ngo urabizi, ukamenya ukuntu babitwara n'uko babirangiza, ntabwo bivuze ko ari agakiza. Ahubwo guhora witeguye, guhora uri maso. Uyu Yoshua rero yahagurukanye na Mose muri icyo gihe. Mose amaze kunanirwa, amaze gutsindwa, Imana iramubwira ngo imika Yoshua mwene Nuni aba ari wowe ukomeza uyu murimo. Njya nkunda kubwira abantu ngo jya witoza gukorera neza Imana igihe uri mu birimo. Igihe ubirimo jya ubikora neza, kuko inyuma yawe haba hari undi. Inyuma yawe mu bitugu haba hari undi uguhagazeho. Nutabikora neza azagusimbura igihe kitaragera. Nuko bimeze, nuko byubatse. Ugomba kumenya impamvu Imana yaguhaye agakiza, ukakabyaza umusaruro, ugakorera Imana, ukavuga neza Imana.
ugakizwa neza. Mose amaze kwimika Yoshua, Imana yaramubwiye ngo genda. Iramubwira ngo genda, iramubwira ngo imuhaye igihugu kandi yari igikuyemo bene cyo, ariko iramubwira ngo nta muntu uzakwitambika imbere. Imubwira ahantu imuhaye, imuha n'urugabano, imuha Abisirayeli ngo abayobore, imubwira ukuntu bazagenda. Imana itugirire neza. Amen. Natangaye, numvise ntangaye cyane. Natangaye umurongo wa 7, Imana yari imaze kubagabira igihugu, ibabwira naho bazagarukira, aho ibakebeye. Umurongo wa 7 yamubwira ngo icyakora ukomere ushikame cyane. Nubwo nguhaye amasezerano, nubwo mbahaye igihugu, nubwo mbahaye amasezerano, mbabwiye uko muzabigenza, ariko icyakora umva ikintu Imana yongeyeho. Kuko yabahaye ahantu hanini pe. Irababwira ngo muzagende ibereka aho bazageza urugabano rwabo. Ariko iramubwira ngo nkuko nabanaga na Mose, ntugire ubwoba, nzabana nawe. Niko nzabana nawe. Ariko aramubwira ngo icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa se ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Kugira ngo ubashe kuba mu masezerano, kugira ngo ubashe kugera ku ntumbero y'agakiza, kugira ngo ubashe kubana n'Imana, nuko udateshuka, nuko utabivamo, nuko ukomera, umuyaga wose ntuguhuhe, ubukene bwaza ntibutumuteshuka. Byaba bitagenda waba uvuye ku kazi ntuteshuke, waba utinze kukabona ntuteshuke, waba utinze gushaka ntuteshuke, waba utinze kubyara ntuteshuke. Nugukomera kugira ngo ubashe kubana n'Imana, nugukomera ugashikama, kuko ibiguhuha umuyaga ntago wabura, ibigeragezo mu rugendo ntibyabura. Ariko Imana iramubwira ngo icyakora, yari imaze kumubwira ngo nzabana nawe, dore igihugu ndakibahaye, ibyo navuganye na Mose zabisohoreza muri wowe. Icyakora ukomere cyane mu Kristo. Masezerano y'Imana arahari, iby'Imana yakubwiye birahari, ntaho byagiye, ibitanga n'inyembaraga. Urwo rugo wavuyemo warusubiramo, abo bana bakunaniye bahagaruka bakaba abakozi b'Imana, uwo mugabo ukuzengereza yakizwa. Cyakora komera cyane kandi ushikame. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma umurongo waho wa 9 wantangaje. Aramubwira ngo mbese sije ubigutegetse, nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe ari yigize ite kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Imana yamubwira ngo Yoshua, sijye ubikubwiye ko nguhaye igihugu, ko nkugiriye neza, sijye uvuganye nawe? Ukomere, nzabana nawe aho uzajya hose.
bivuga ngo ntabwo Imana yagombaga kujya kure ya Yoshuwa kuko yari yamusabye gukomera. Imana iherekeje ayo masezerano. Amasezerano Imana yagusezeranije iyo ari inyuma, ibyo Imana yakubwiye ibiri inyuma irabishoreye, iri kubishakira inzira. Icyo usabwa ni iki? Ni ukudateshuka. Ntuteshuke. Ndi kuvuga iri jambo, ndumva hari abantu bamaze guteshuka. Ariko Imana ibwira Yoshuwa ngo cyakora ukomere ushikame kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Niyo dushikamye, iyo twikomeje ku Mana iratubashisha. Aho tunyuze hose ibiri kumwe natwe. Umuraba duhuye nawo ibiri kumwe natwe. Iyo tugeze mu nzira tukabona n'iy'ibizigu ibiri kumwe natwe. Iyo tugeze mu rugo tukabona ruratunaniza ibiri kumwe natwe. Iyo tubyaye abana bakatuburabuza ibiri kumwe natwe. Icyakora ushikame, ntuteshuke, nzaba ndi kumwe nawe. Ayo yari amasezerano, iyo yari imvugo y'Imana, uwo yari Yoshuwa wabwirwaga. Ariko uyu munsi ni wowe nanjye. Imana iri kutubwira ngo dukomere cyane, ntabwo ari buhoro cyane. Dushikame, ntiduteshuke ngo duce iburyo ngo cyangwa ibumoso. Imana iravuze ngo mbese sijya ubikubwiye? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima. Ese sijya ubivuze? Nuko komera cyane ushikame, ntutinye ngo biracitse, ngo akazi kararangiye, ngo biracitse, ngo nashatse hashize imyaka 5 nta mwana, ngo biracitse, ngo maze imyaka 40 ntawe uri kumbaza izina, ngo biracitse. Oya, Imana yawe nzabana nawe, sijya ubikubwiye. Ntukuke umutima, ntuhangayike ngo ibiciro birahenze birazamutse, ngo umuceri urahenze, ngo kawunga irahenze, mbese bya bindi ubona wowe udashoboye, Imana irabishoboye. Imana ishimwe. Haleluya. Icyo Imana ishaka, menya uwo uri we, menya agakiza wahawe. Gakiza n'ubuntu, nta kiguzi watanze. Wigatesha agaciro, witeshuka, wica iburyo cyangwa ibumoso. Shikama. Imana yashaka ushikama, ugakomerera mu byo wizeye, ugakomeza umuhamagaro Imana yaguhamagaye, ukawukomeza. Wahamagariwe gukorera Imana. Wenda uri umuririmbyi, wenda uri umuvugabutumwa, wenda uri umunyamasengesho, wenda wowe ujya usapotinga cyangwa se ugashyigikira umurimo w'Imana. Wowe wenda wowe ukunda gusura abarwayi, wumva muri wowe utarasura abarwayi utaruhutse. Wowe wahamagariwe gushyigikira abantu b'Imana, wahamagariwe kwambika abantu. Iyo ubonye abantu bambaye ubusa ntutuza. Oya, komera ushikame. Imana yamwawe nzabana nawe. Imana itugirire neza. Menya uwo uri we, menya umuhamagaro wawe, menya impamvu Imana yaguhaye akazi abandi batagafite. Menya impamvu Imana yaguhaye akazi, menya impamvu. Ugomba kumenya impamvu. Ese ubunkijijwe kubera iki? Kubera iki ndi muri uyu mwanya? Kubera iki nabonye akazi keza? Kubera iki mfite
akazi, kubera iki mbasha kwiyishyurira inzu, kubera iki mbasha kwigaburira. Bituma ushima Imana, bituma ukomerera mu gakiza, bituma uyikomezaho na bya bindi itarakora, si uko biyinaniye n'isaha itaragera. Kumenya impamvu z'agakiza kawe. Gakiza kanjye, mpamvu Imana yampaye agakiza, wisi umurage data yandaze, wisi umurage w'iwacu, wisi gakondo bampaye, ahubwo n'ubuntu Kristo yangiriye, n'ubuntu bw'Imana. Kumenya impamvu y'agakiza kawe. Aka gakiza mwene data, narije kukubwira ngo ukomere kandi cyane, ushikame cyane, ushikame mu gakiza. Iyaguhamagaye, iyaguhaye agakiza niyo kwizerwa. Narije kukubwira ngo ukomerere muri Kristo, mwikomezeho. Uyu mugabo yahawe amasezerano, Imana irayashyigikira, ishyigikira amasezerano, ishyigikira imvugo yayo. Yosuwa abana n'Imana. Yosuwa asigarana ubwoko bw'Abisirayeli Mose amaze gutaha, arabayobora, abambutsa Yorodani, arabayobora, bazunguruka Yeriko, arabayobora. Imana ibaha Ayi, arabayobora. Agenda akoreshwa n'Imana kuko yari imutoranije. Wagize amahirwe uhabwa agakiza, ariko ntabwo uri kubwira abantu ineza y'Imana. Nta nubwo umuturanyi wawe azi ko uri umukristo. Abo mukorana ntabwo bazi ko ukijijwe. Iyo bakubwiye ngo tujye ku meza dusangire, uravuga ngo urwaye inzoka kandi uriho usenga. Urabwira ngo nabyutse ntameze neza, ndumva ngo ugarariwe. Wavuze ko wakijijwe, wavuze ko wafashe ibihe byo gusenga, wavuze ko uri imbere y'Imana, wahamije Imana, kuko urabizi ko nuvuga ko uri gusenga uri umukristo baraseka biyamire ngo se burya se urasenga nawe si uri umukristo. Umuntu mumaranye umwaka ntaramenya ko uri umukristo, umuntu mumaranye 2 ntazi ko ukijijwe. Imana ibwira Yoshua ngo cyakora ukomere kandi ushikame, nzabana nawe, nzagendana nawe, ntabwo nzagusiga, ntabwo nzakurekura. Mbese sijya ubikubwiye witinya? Ese sijya uvuganye nawe wigira ubwoba? Wari ufite ubwoba kandi uri umukristo usenga, ariko ubwoba burakwishe. Uravuga ngo se bizagenda bite, bizagenda bite, rugo nzarusubiramo koko, uriya mugabo ko mbona ari inyamaswa, ibiki n'ibiki, uyu mwana se koko ariko se nzabyara, ese ubu nanjye nzabona akazi, ese ubu nanjye nzabona iki, ese ubu nanjye bizagenda bitya. Imana iri kumwe nawe ikubwira ngo mbese ngo komera ushikame, nzabana nawe. Isezerano ryo kubana n'Imana urarihawe none, ibiremye none. Iyi ndwara izakira. Nta bantu Imana yakijije se? Ntabwo ubizi? Ntabo yashyingiye ikabakorera ubukwe? Ntabwo urababona? Nta bantu babyaye se? Bari barabuze urubyaro? Ntabuzi? Ibyo bijya bikubera ikimenyetso, ibyo bijya bikubera ikimenyetso. Hanyuma ukomere ushikame, ntuteshuke, wizere Imana. Uko yabanaga n'abatubanjirije, uyu munsi muhamagaro wawe Imana iri kumwe nawe, ntabwo uri wenyine. Wagira ubuntu uhabwa agakiza, umenya Kristo, ujya mu mazi menshi. Mukanya tugiye gusengera abantu batarakira Kristo mwami n'umukiza, kuko Imana irabashaka, irashaka kubakoresha, irashaka kubagirira neza, irashaka kubakura mu mwijima. Iyo umuntu adakijijwe aba ari mu mwijima,
batamenya, hari ibyo batabona. Imana rero uyu munsi irashaka kugukura mu mwijima, kaguha agakiza, ugakomerera imbere yayo, ukanyurwa n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana burahagije, buratangaje. Umuririmbyi w'105 wavuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Si uko nari mwiza, ahubwo ni ubuntu Imana yangiriye. Uragira ngo si ubuntu Imana yakugiriye? Kubona wicaye aho wicaye, kubona umeze utyo, kubona usa utyo, ni ubuntu bw'Imana. Imana itugirire neza. Nari mvuze ngo Imana itugirire neza. Amina. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Data wa twese ahabwa icyubahiro. Haba ngo cyakora ukomere, ushikame, ushikame, ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Imana idushoboze, tujye gusenga Imana, nta n'ikindi turenzaho. Ndabizi ko warateshutse, hari umuntu Imana iri kuvugana nawe wateshutse, arahari. Hari umuntu wateshutse. Reka dusome umurongo mu bice 7, twari mu gice cya mbere. Reka dusome mu gice 7 muri icyo gitabo, mu bice 7. Bice 7 turahera ku murongo wa 2. Icyo gitabo cya Yoshua gice cya 7 murongo wa 2. Nuko Yoshua nuko bavuye i Yeriko, Yoshua atuma abantu kuri Ayi hafi y'i Betavani, iburasirazuba bw'Ibeteri. Arababwira ati nimugende mutate icyo gihugu. Nuko abo bagabo gutata kuri Ayi, bajya gutata kuri Ayi, bagaruka aho Yoshua ari, baramubwira bati abantu bose ntibajyeyo, hagende nk'ibihumbi 2 cyangwa 3, abe aribo batera kuri Ayi, nuko ntiwirirwe uruhiriza abantu bose ubusa, ntiwirirwe uruhiriza abantu bose ubusa, uboherezayo kuko abaho ari bake. Ntiwirirwe urushya abantu. Ayi Imana yaduhaye, Imana yari imaze kubaha Ayi, bajya gutata, nta rugamba rutagira intasi. Rangije baragaruka bambwira ati rwose wohereza 2,000 cyangwa 3. Ntiwirirwe urushya abantu, kuko abantu baho ni bake, turabarusha amaboko. Abisirayeli bajyaga barwanirwa n'Imana, ingabo zindi zose zaba iz'Abasiriya zabaga zifite amaboko, ariko aho Ayi bari bake. Baravuga ati rwose aho Imana yaduhaye ngaha ahantu horoshye mu hantu hose tubonye, mu ntambara zose twarwanye Ayi yiroroshye. Ntiwirirwe urushya abantu. Yoshua yari akiri kumwe n'Imana, yari akiyumvira, yari agishikamye. Iyo tugenda dushikama mu Mana igenda itwongeza, kaduha promosiyo mu kazi, kaduha amavuta mu ivugabutumwa, ikaduha impano zikiza. Iyo tugenda tuyikomezaho igenda idukoresha imirimo n'ibitangaza. Iyo turi abacuruzi tugenda twunguka.
Yo dukomeje gushikama tubana n'Imana. Aha rero yabahaye Ayi, ariko Yoshua yohereza abatasi baraza bati rwose nturushye abantu, abaho ni bake twabiboneye, wohereza ingabo 2,000 cyangwa 3, rwose ni bakeya ntigira ubwoba. Umurongo wa 4. Nuko abantu baragenda. Bari nk'ibihumbi 3. Bagezeyo birukanwa nabo muri Ayi. 5. Ariko abantu bo kuri Ayi babicamo abagabo nka 30. Babicamo abagabo nka 30 na 6. Ibihumbi nka 36. Babavana imbere y'irembo ryabo babageza i Sheberarimu. Babirukana ikijepfo. Nuko imitima y'abantu isha ubwoba, ibihinduka nk'amazi. Barabirukana, barabica, imitima y'abantu isha ubwoba, ihinduka nk'amazi. Kandi mwibuke ko Imana yari yahabahaye, yari iri kumwe nabo, bagendana nabo. Imana yari yarahagurukanye nabo kuva Mose yapfa, yakomeje kubana n'Abisirayeli na Yoshua umuyobozi wabo. Ariko bageze kuri Ayi, Ayi Imana yari yayivuzeho. Hari ibintu bitunanira Imana yaravuzeho, hari ibintu byanga Imana yaravuzeho, hari ibintu bipfapfana, hari ibintu ariko si iki gishoro. Ko Imana yari yambwiye ko impaye akazi, ko Imana yari yambwiye ko impaye akazi, ko Imana yari yambwiye ko impaye urugo, ko ariyo yanshakiye, ko ariyo yambwiye ngo uguhaye gusama. Ariko ibintu byose biba bifite impamvu. Uru rugo ko ari Imana yari yarumbwiye, ko Imana yari yavuganye nanjye. Ngangaheze bavugana n'Imana kandi ibyo bavuganye nayo bikanga. Birahari tujya tubibona. Soma umurongo wa 10 dusoze. Soma aho ngaho mu cyo gice cya 7 umurongo wa 10. Nuko Uwiteka abwira Yoshua ati, byuka. Niki gitumye ugwa wubamye? Abisirayeli baracumuye. Kuko baciye ku itegeko ryanjye. N'abategetse. Bagatwara ku bintu byashinganywe. Irekerera aho ngaho. Yoshua yamaze kumva ko hari ingabo z'Abisirayeli zipfuye kandi ziguye ku rugamba rwose, kandi ubundi Imana yarabanye nabo no gutera Ayi n'Imana yari yabivuze. Hari ibintu Imana iba yaratubwiye twabijyamo bikanga, twabijyamo ntibikunde, hanyuma tugatangira kuvuga ngo baduhanuriye nabi, uriya muhanuzi yarambeshye, ni wowe ntaye mu kibazo. Ariko haba hari impamvu. Imana yamubwira, Yoshua yumvise ko ibintu bihindutse, ngo abwo yubamye atangira kubwira Imana ati bigenza bite, niyo turekera kuri nitwambuke Yorodani, ibira bintu byose wakoze wabikoreye iki, ko wari uzi ko ingabo zacu zizapfa, waratuzanye abantu bagiye kuduseka badushinyagurire, Imana bitewe n'iki? Ngo yiriza umunsi asenga yubamye. Ariko Imana yamubwira ngo byuka. Niki gitumye waguye wubamye? Niki cyatumye wiyiriza ubusa? Niki cyatumye wirgurira? Abisirayeli baracumuye, bakoze ku bintu byashinganywe. Tugiye kugusengera Imana. Ugomba kumenya impamvu ibintu byawe bipfapfana. Ugomba kumenya impamvu ibintu byawe byanze. Ugomba kumenya impamvu Imana yaguhaye agakiza. Mana ya Isirayeli, Mana ya Isaka, Mana y'Abanyarwanda, Mana y'abantu bose bayizera bakayihanga amaso.
turi imbere yawe, dukeneye gushikama, dukeneye kubana nawe. Uhamagara Yoshua, waramubwiye ngo icyo akora ukomere ushikame, ntuteshuke, ntuce iburyo cyangwa ibumoso. Washakaga ko kureba akaguhanga amaso. Dushoboza ibyo, shoboza abagore n'abagabo, shoboza abasore n'inkumi, abantu wahamagaye ukabaha agakiza, ukabaha umuhamagaro. Hagurukana nabo bagirire neza, ongera ubagaruze neza yawe. Abamaze guteshuka, abari mu ntege nke, ababivuyemo, abacitse intege, ongerera imbaraga. La Kristo anefaya sinivoya. Ndagushimiye ko hari abantu ugaruye, ko hari abantu wongereye imbaraga. Hari abantu bari bateshutse, wongeye kugarura mu murongo. Bari bamaze kwiheba, bari bamaze kwicira inzira. Turabasengeye, dusengeye batarakizwa, bataramenya Kristo nk'umwami n'umukiza. Ubakure mu mwijima, wahagakiza, ubazane mu nzu yawe bagukorere. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Urakoze Mana, uruhura abarushye, abaremerewe, abashobewe, badafite uko babigenza, abadafite icyerekezo. Ukuboko kwiza kw'Imana kubabeho. Wumvise iri jambo wese yakira ubutabazi buturutse mu ijuru. Kandi n'abatabyumvise bakwiringiye, abo bose bagirire neza. Shyigikira igihugu cyacu, shyigikira abayobozi bacu, shyigikira abanyarwanda, ubaha agakiza batarakabona. Buri muntu wese umugire neza. Shyigikira itorero n'abashumba. Urakoze Mana, gira neza abakristo bakwiringiye. Bwoko bwawe bugubwe neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Mana ibahe umugisha, ariko umenye impamvu ukijijwe, umenye impamvu uri muri ubwo buzima, ububyaza umusaruro mwiza. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Reka tubahe telefone kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Ni 0788 50 98 944, 0788 50 98 944, na 0722 30 73 0722 74 33 Reka mushumba nawe bahe telefone kugira ngo tubafashe. 0782439754. Murakoze, Imana ibagirire neza. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.